Nyagasani TV turabashuje muherereye impande n'impande z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'iburengera bwaryo. Turasuhuza abafite ibibazo bitandukanye, Nyagasani abacira inzira bikemuke, kuko iyi si irimo byinshi biruhije imitima ya benshi. Nyagasani rero akomeze aduhe imbaraga zo kubasha kubicamo. Turasuhuza n'abari hanze y'igihugu cyacu, Nyagasani akomeze kubaturindira. Turasuhuza n'ababuze ibyo kurya, Nyagasani abibahe kuko inzara iraryana. Nk'ibisanzwe rero muri kumwe n'Umutesi Betty, channel ya yindi ni Ame TV. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku tuntu n'utundi tugiye dutandukanye tubera muri iyi si yacu, ariko cyane cyane nibanda ku bintu bijyanye n'ingo zo muri iyi minsi n'ibibera mu ngo, yaba mu bana, yaba twebwe abacu ku bashakanye. Rero tugiye kuvuga ku kintu kijyanye, ese ni gute ushobora kwitwara imbere y'umutware wawe cyangwa imbere y'umukunzi wawe igihe hari abana cyangwa se muri mu bantu habaye nk'ikosa rikomeye. Hari abashakanye bamwe na bamwe usanga rwose batabasha kwihanganira amakosa aba abaye mu gihe runaka, ugasanga niba hari icyabaye araje aragutonganyije imbere y'umwana, akubwiye nabi, mbese ntabashije kwihangana, byibuze ngo agufate agushyire ku ruhande abikubwire muri mwembi, ahubwo akabivugira mu ruhame. Rero ntabwo biba bikwiye muri byose ngo ujye ubasha kwihangana, kuko yego nta muntu utagira amakosa, ariko ujye ugerageza kwihangana. Niba ari ikintu kibaye runaka, ugerageze gufata mugenzi wawe umujyane umushyire ku ruhande, ukimubwire muri mwenyine mutuje, kuko kuvugira mu ruhame nawe uba umushujuguje ubwe, nawe ubwawe uba wishujuguje. Rwose icyo kintu kigomba gukosorwa. Niba wowe muntu ubigira, hari n'igihe umubwira nk'ikintu ugasanga uramukomerekeje, abantu bose baramanjiriwe, uramukomerekeje ubuzima bwe bwose, agahora azirikana rya jambo wamubwiriye mu ruhame. Ariko iyo urimubwiye muri mwembi, murakosorana. Buriya gukosorana kuko nta marayika ubaho mu buzima, nta marayika ubaho, kuko umuntu agira uruhande rwiza n'urubi. Rero ujye ugerageza kwihangana. Noneho rero iyo ubimubwiye ari mu bana yicaye, ukaza uratashye aragufunguriye, nturuhutse, ntugize gute, uhise umuconcomera imbere y'abana. Ese ubwo uwo mwana ubwiye gutyo urumva azakorera mu ki? Hari umwana ntashatse yabimbwiye ngo nzabivuge mu kiganiro, ariko arambwira ngo sinzavuga amazina ye, ngo yakuriye mu muryango w'abantu bahoraga bashwana, batukana, nyine ise na nyina bahoraga barwana, mbese nta kintu cyiza yigeze akuriramo. Arakura bigeraho noneho ise na nyina batandukana, umwana we abirenganiramo, ajya kuba mayibobo, aragenda ajya mu muhanda, ajya kuva iwabo yagiye mu ikamyo, yagiye inyuma y'ikamyo iragenda imugeza i Kigali. Akigera i Kigali bwa mbere yaraye muri ruhurura, yarayemo nk'icyumweru cyose kugira ngo azabone akazi. Amaze kubona akazi rero, ni ukuvuga ngo amaze kubona akazi, amaze gukura, urumva ko nta buzima bwiza yigeze acamo. Nubwo yari arimo iwabo, ntiyigeze abona ko ari bwiza. None aravuga ati, none mama Betty wirirwa wigisha ngo tubane neza, ni gute wabana neza n'umuntu nawe ubwawe utarabayeho neza, nta cyiza wigeze ubona mu buzima bwawe? Arangije ashaka gushaka umugore wa mbere barananiranwa, ashaka uwa kabiri, uwa mbere yaramutaye. Ni ukuvuga ngo ahantu hose amaze gushaka nk'abagore bagera muri 5. Ngo none se mama Betty ngo niyihe nama wangira? Ngiye nakoze mbona iwacu nta cyiza kiharangwa, nta rukundo, naho ngiye mvuga ngo mbonye ubuzima, mbonye amafaranga, mbonye buri kimwe, nshaka mvuga ngo mbonye uwo nkunda, uwo nkunze nawe biranga, n'undi gutyo.
ubwo se ni iyihe nama mwangira? Bakunzi ba MTV rero namwe mumfashe kugira inama uwo muntu, kubera ko urumva wa mugani nta cyiza yigeze abona mu buzima bwe bwose yabayemo. Nubwo afite ibintu byose, afite amafaranga, afite buri kimwe cyose gishoboka, ariko nta rukundo, nta munezero afite mu mutima we, kuko uwagerageje gukunda wese biranga, naho agiye mbese nta kintu na kimwe cy'umunezero muri we yifitemo. Rero aragisha inama abakunzi ba MTV. Njye rero inama nakugira nkanjye, n'abandi baraza kuzitanga muri komenti, inama nakugira usibye Nyagasani wenyine wakomora ibyo bikomere wavukiyemo ugakuriramo n'ubu ukaba ukirimo, nta wundi muntu wabasha kukomora ibyo bikomere. Icyo nakubwira rero, hamwe no gusenga byose birashoboka. Shaka umwanya rero wegera Imana uyibwire byose, kuko Imana ntayikinanira, izakomora, izagukiza ibyo byose wahuye nabyo mu buzima, kandi nunayisaba izaguha ugukunda bya nyabyo, wishime unezerwe. Rero n'abandi bakomeze babiduhe muri komenti, tugire inama uyu muntu watugishije inama. Ikiganiro rero nakagaruka, ndabakunda kandi nanjye mukomeze kunshyigikira, mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Muraba munteye inkunga ikomeye kandi muraba mumfashije nanjye munyereka ko munkunda. Bye bye.